Kuki rimwe na rimwe tuzi icyiza ariko tugahitamo gukora ikibi? Ese wigeze wibaza niba ukora ibyiza kubera ko ari byo bikwiriye cyangwa kubera ko abantu bakureba? Muri iyi videwo turasubiza icyo kibazo dukoresheje Emmanuel Kant, umufilozofi w'igihe. Emmanuel Kant yavuze ko ikibazo atari uko utazi icyiza, ahubwo ikibazo ni uko dukurikiza ibyo twifuza aho gukurikiza inshingano. Yavuze kandi ikintu gikomeye cyane, aravuga ati kora ikintu nk'aho amategeko yawe yaba ari amategeko y'isi yose. Mu magambo yoroshye, ntukore icyiza kubera inyungu kandi ntukore ikibi kubera ubwoba. Kora ibyiza kuko ari byo bikwiriye. Ushobora kuyoborwa n'icyo ushaka gukora cyangwa se ukayoborwa n'icyo ugomba gukora. Kant yavuze ko icyiza nyacyo ni icyo ukora n'iyo utabishaka. Urugero, gufasha umuntu n'iyo utabyifuza, kuvugisha ukuri n'iyo bikugoye. Kora ibyiza kuko ari byo bikwiriye. Ese ibi bisobanura iki mu buzima bwawe bwa buri munsi? Ikibazo gikomeye. Iyo ufite freedom, ubwigenge, ushobora guhitamo gukora icyiza cyangwa ikibi. Ariko Kant aravuga ati responsibility yawe niyo igena icyiza. Uburenganzira bwawe buragena icyiza. Nta muntu ugomba kuguhitiramo, ntawe ugomba kuguhata, kandi nta rwitwazo na rutoya ruhari, ntarwo ufite rwo gukora ikibi. Reka dufate urugero rworoshye wumva uko byaba bimeze. Abantu bose biba byagenda gute? Tekereza neza. Abantu bose ari indwanyi. Indwanyi zidahagarikwa, indwanyi zitagirwa inama, zidashaka amahoro. Byagenda gute ku isi cyangwa mu bantu? Tekereza ibi ngibi. Ese abantu bose babeshya byagenda bite? Abantu bose biba byagenda bite? Kora ibyiza n'iyo nta muntu ubireba cyangwa ubyitayeho. Ibi bigufasha gutera intambwe yo kuba umuntu wizewe. Bigufasha kuba wubaka ubuzima bwuzuye. Icyo ukora cyose kigira ingaruka nziza. Reka duhuze aba bafilozofe uko ari babiri, duhuze ibitekerezo byabo, twumve icyo buri wese yavuze. Friedrich Nietzsche yaravuze ngo ugomba kuba wowe ukihangira ubuzima. Ugomba kwihangira ubuzima wowe ubwawe. Jean Paul Sartre yaravuze ngo uri free, urigenga, ariko ntushobora guhunga responsibility. Ntugomba guhunga kuba uri responsable. Kant akongeraho akavuga ngo ukora icyiza kuko ari byo bikwiriye, niyo nta muntu ubireba cyangwa ubyitayeho. Ibi bisobanuye yuko iyo ukoze ikibi, isi irakikubaza, amategeko akakikubaza, n'abantu ubwabo bakakikubaza, imiryango ikakikubaza, ubuzima bwawe bukakikubaza,
ndetse n'abawe bakakikubaza, Imana nayo ikakikubaza. Igihe nacyo ntabwo twagisiga, igihe nacyo kirakikubaza. Ushobora gukora ikintu none ugasa naho wihishe mu bantu, ariko igihe kikagera cya kintu kikazamenyekana, igihe ubwacyo kikisobanura, kikakubaza ibyo wakoze, nubwo wenda abo wagikoreye batagihari cyangwa cyari cyaraburiwe amakuru. Gusa icyo gihe abawe nibo babibabariramo, woweho uba uri kwirengera ingaruka z'ibyo wakoze, uba uri kwishyura ibyo utakoze neza kandi wari responsable yabyo. Ibi rero bivuze ko uri free kandi ufite responsibility y'ibyo ugomba gukora. Ugomba gukora icyiza utiteze inyungu runaka, kandi ibi bizakubaka ube umuntu wizewe kandi ufite discipline. Kanti yavuze ikintu gikomeye cyane, aravuga ati ikintu cyonyine cyiza ni umutima wifuza gukora icyiza. Si ibyo ukora gusa, ni impamvu ubikora. Iyo mpamvu ni ingenzi kuri wowe ndetse no kuri sosiyete. Ibi bisobanuye iki kuri wowe? Kuba umuntu mwiza ntibyoroshye, bisaba discipline, bisaba imbaraga, bisaba guhitamo icyiza n'iyo bigoye, ariko nibyo bigira umuntu wizewe, nibyo bikugira umuntu wizewe, nibyo bikugira umuntu mwiza, nibyo bikugira umuntu w'imfura, nibyo bikugira umuntu w'inyangamugayo. Uyu munsi ugomba kubaka ikintu kizatuma isi yo mu minsi iri imbere izavuga uti uyu muntu yari umuntu mwiza, uyu muntu yakoraga neza, uyu muntu yari inyangamugayo, uyu muntu yari imfura. Aho kugira ngo amategeko azavuge ngo mubaze uyu muntu responsabilité atujuje, inshingano ze atakoze, atashyize mu bikorwa. Hari umuntu waririmbye aravuga ngo mbese wowe waba usize nk'uruki imusozi? Ese waba ugiye ari ntawe ubishaka? Cyangwa se waba ugiye wari ruvumwa? Aya magambo nayo wayatekerezaho. Umunsi uzava mu isi uzagenda abantu bavuga bati turahombye, duhombye umuntu w'ingenzi, duhombye umuntu wakoraga ibyiza, duhombye umuntu washyiraga mu gaciro, duhombye umuntu wari responsable y'ibyo agomba gukora. Cyangwa bazavuga bati uyu yari yaratunaniye, n'ubundi ntagende, ahubwo yatinze kugenda. Buriwe ube uwifuzwa kandi ube uwigirwaho, intangarugero mu byiza. Umugabo witwa Yobu, Imana yaramwirase, iravuga iti wabonye umugaragu wanjye Yobu ko akiranuka kandi akirinda ibibi? Imana kugeza aho yirata umuntu, uwo muntu aba ari ingenzi kuri yo kandi aba ari inkoramutima. Reka natwe Imana ijye itwirata. Kanti yavuze ngo kora ibyiza niyo nta muntu ubireba cyangwa ubyitayeho, ariko ibyo bigaragarira inyuma.
Imana yo iba yamaze kubibona. Ibyo abantu batabona Imana iba ibireba. Kandi ibyo bizagira ingaruka nziza cyangwa se bizagira umugisha kuri wowe, kuko nyuma y'ibyo ngibyo hari ibihembo. Nubwo Kanti atigeze avuga ku byerekeranye n'Imana ngo akomozeho muri ibi tumaze kuvuga, ariko reka twebwe tubishyiremo yuko aho Kanti yabonye ko abantu batareba, Imana yo ibihareba. None se nyuma yo kumva izi nama za Kanti uhisemo iki? Uhisemo gukora ibyiza naho nta muntu waba ubireba, naho nta muntu waba ubiha agaciro? Siga igitekerezo hasi hano. Dukorere subscribe niba ushaka ko filozofi izahindura uko abantu batekereza, izahindura uko abantu babona ubuzima. Murakoze cyane, mugire umunsi mwiza.